tubahaye ikaze kuri Mbwira Rwanda. Abantu benshi bazi ko kuri turi kurya inyama burya haba ari bibi, ariko siko biri. Uyu munsi twabategura ubusobanuro bugera kuri 20 butandukanye bwo kuri turi kurya inyama, hashingiye ku buryo warose n'izo nzozi, uko waziriye, uko izo nyama zari zimeze, ndetse naho waruri. Ibi byose twabiteguye kwifashisha ibitabo by'inzobere mu gusobanura inzozi. Tubahaye ikaze kuri Mbwira Rwanda. Niba utakora subscribe, kura subscribe dore kuzikora mu byacu bitandukanye. Dore inzozi zigera kuri 20 zifitanye isano no kurya inyama n'ubusobanuro bwazo. Icyambere, kurota urya inyama zokeje. Kurota urya inyama zokeje bishobora gusobanura ibyishimo, umunezero ugiye kuza cyangwa igihengo cy'ibyo wakoze. Ikindi, kurota kurya inyama zihiye neza. Ibi bishobora gusobanura uburumbuke ndetse no kubona ibyo wifuje igihe kirekire. None kurota kurya inyama zidahiye neza, ibi ngibi bishobora gusobanura gufata icyemezo kidatunganye cyangwa kwinjira mu kintu utiteguye neza. Ikindi nanone, kurota urya inyama mbi, inyama zanduye cyangwa se inyama zirimo udukoko. Ibi bisobanuye umuburo ku bantu bagutera ingorane cyangwa ibitekerezo bitari byiza. Ibi bishatse gusobanura ko ugomba kwirinda ikigare kigutera ibibazo cyangwa kwisanga mu makuba cyangwa abantu bakugira inama mbi. None kandi, kurota urya inyama z'inka, ibi ngibi bishatse gusobanura iterambere rishingiye ku mbaraga zawe bwite. Ikindi, kurota uri kurya inyama z'ingurube, ibi ngibi bisobanuye irari cyangwa ibishuko biri mu buzima bwawe. Ikindi, ni kurota uri kurya inyama z'ihene. Kurota uri kurya inyama z'ihene, ibi ngibi bisobanuye guhangana n'imbogamizi ariko ziganisha ku ntsinzi. None kandi, kurota uri kurya inyama uri wenyine, ibi ngibi bishobora gusobanura kwifuza ubwisanzure, kuba uri mu gihe cyo kwitekerezaho cyangwa kumva wigunze. None kandi, kurota uri kurya inyama uri kumwe n'abandi, mbese kwa kundi muba mwasohotse muri kumwe n'inshuti n'abavandimwe, bari gusangira mwishimye. Ibi ngibi bisobanuye umubano mwiza, amahoro n'ubusabane. Ikindi nanone, kurota uri kurya inyama ubona witaweho cyangwa se wahiriye ku meza, mbese uri kubona bakwakiriye neza. Ibi ngibi bisobanuye imigisha n'amahirwe mutiganya biri hafi kuza. Kurota usangiye inyama n'abantu utazi, ibi ngibi bisobanuye ko hari amahirwe cyangwa amasomo uzabona binyuze mu bantu. Ibi ngibi bisobanuye ko hari amahirwe cyangwa amasomo uzabona binyuze mu bantu bashya. Nanone kandi, kurota urya inyama uri mu nsengero cyangwa ahantu hera, ibi ngibi bishobora gusobanura ukenera ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka cyangwa impano y'Imana. Ikindi nanone, ni ukurota uri kwiba inyama ukazirya. Ibi ngibi bisobanuye ko uri gukora ikintu kandi ko kidakwiye mu buzima bwawe cyangwa kubangamira iby'abandi. None kandi, kurota urya inyama z'inyamaswa z'inkazi, urugero nk'intare, inzovu n'izindi zitandukanye. Ibi ngibi bisobanuye guhangana n'ibintu bikomeye kandi ko kubitsinda bitazoroha. Ikindi, ni ukurota uri kurya inyama uri mu rugo. Ibi bisobanura umutekano n'ibyishimo biri imbere mu muryango. None kandi, kurota uri kurya inyama uri mu kabari cyangwa muri resitora, ibi bisobanura kwishimira intsinzi ya vuba cyangwa ubuzima bw'imyidagaduro. Ikindi, ni ukurota urya inyama ukumva urazihaze cyane. Ibi ngibi bisobanuye kugira ibyifuzo bikabije cyangwa se kwinezeza birenze urugero. Ikindi nanone, ni ukurota inyama ukazitsindwa. Ibi ngibi bisobanuye ko hari ikintu uri gukora cyangwa ushaka gukora ariko gifite impungenge cyangwa se imbogamizi. Ikindi, ni ukurota urya inyama za mbere wigeze gufinda mu buto. Ibi ngibi bishobora gusobanura kugaruka mu byishimo byahise cyangwa kumva ikintu wigeze gukunda kera mu bwana bwawe. Ikindi, ni ukurota ugaburira abandi inyama ariko wowe ukicura cyangwa se ukibagirwa. Ibi ngibi bisobanuye ko uri umuntu witanga cyane, rwego ushobora no kuba wakwibagirwa kwiyitaho. Reka dusubize kuri iki ngiki cyo cya nyuma, kurota uri kwiba inyama ukazirya. Ibi ngibi bisobanuye gukora ikintu uzi ko kidakwiriye mu buzima bwawe cyangwa se kubangamira iby'abandi. Ndabashimiye nanga dusoreje ku busobanuro bw'uyu munsi, ariko mbere ko dusoza, dore ibintu ugomba kwibandaho. Icyambere, mbere yo kuryama fata umwanya usome Bibiliya n'ijambo ry'Imana ubundi usenge. Ikindi, mu gihe urose zino nzozi ujye ufata ibi usenge kugira ngo niba ari byiza utiriganywe na Satani. Kandi ikindi, niba ari ibibi bifite ubusobanuro bibi, fata ibi usenge kugira ngo Imana ibashe kubikuraho.
Turagushimiye wowe twabanye muri kino kiganiro. Utakora subscribe, ujye ukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye. Niba hari ubusobanuro bw'inzozi wifuza ko twagusobanurira, andika hasi muri comment. Murakoze, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mugire ibihe byiza.